Mbifurije kugubwa neza mwese mukunda ibiganiro binyura kuri Roda Sport Channel. Ndizera ko meze neza kandi ibyo mwakoze byose ndetse n'ibyo muteganya gukora bibahira aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu. Abakunzi b'umupira w'amaguru ndetse n'abatawukunda ariko mukavuga muti twebwe nubwo iby'imipira tutabizi abo nabo babaho. Nubwo tudakunda bya Rayon Sport mutubwira bya peri, ariko dukunda kumva ijwi ryawe cyangwa se dukunda ku ibiganiro ukora byose burya abo bantu babaho. Ndabaramukije cyane rero abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru n'umujyi wa Kigali. Mwese mumeze neza. Murabona aka kavura kabagwa neza, abahinzi ubwo nibi muri guhinga iki. Hari n'abandi bavuga bataka kakavura kose kuko tuzonze ko kagwigiye kitari cyako bimeze biti, ariko ibihe byarahindutse tugomba kubyadaptaho. Abari mu bihugu bituranye n'u Rwanda rero biri mu Burundi, Tanzania na Uganda ndetse na Kongo Kinshasa mbabarire nubwo muri Kongo bitaboroheye cyane mu gice cy'Iburasirazuba igoma, ariko ndizera ko mumeze neza ndetse yewe n'agahenge gashobora kuza kugaruka cyangwa se umutekano kongera kugaruka. Nibyo tubifuriza mugasubira mu buzima busanzwe, ndetse yewe n'uwo mupira ugakinwa kuri Stade de l'Unité n'ibindi bice bitandukanye by'ayo makaritsiye yanyu. Ubwo nibyo tubifuriza kuko ahari intambara mwabantu mwe haba hari ibibazo. Nta wakwifuje ko intambara iba mu gace aherereyemo, cyangwa se ntabwo umuntu yakwifuje ko intambara iba mu gace runaka kuko nawe byikugezeho byakugora. Hanyuma bari mu bindi bihugu bya Afrika y'Epfo, Afrika y'Amajyepfo, Afrika y'Amajyaruguru, y'Iburengerazuba, mwese namwe ndabifuriza kugubwa neza. Bari ku mugabane w'Uburayi mu bihugu bitandukanye ndetse n'abari ku mugabane wa Aziya yewe no ku mugabane wa Amerika y'Epfo n'iya ruguru, mwese mugubwe neza. Abakoze subscribe rero kankomeze mbashimire nongere mbashimire mbikuye ku mutima, muri abagaciro kuko ni mu rwego rwo kugira ngo nyine uyu muyoboro wa Roda Sport Channel waguke. Hanyuma nkavuga ni mujye munatikuraho ibitekerezo, munasharinga inkuru, munakore like. Abatarakora subscribe rero namwe nkabakangurira kuyikora kugira ngo inkuru zijye zibageraho zihuse cyane, uko zinabageraho mukazisharinga ndetse mukanakora na like, n'ibyo bitekerezo nababwiraga mukabishyiraho. Nk'ubu rero ibitekerezo mubishyireho mukurikije uko amakipe yanyu mwayabonye. Nyuma y'igihe kigera ku byumweru 2 niba mbyibuka neza, abantu bongeye kubona amakipe yabo, by'umwihariko amakipe akomeye arimo APR na Rayon Sport. Wabonye iki? Wowe wasesenguye iki mu mukino ikipe yawe yakinye? Ubwo ndavuga ko urumva APR niba yakinye AS Kigali, sindivuge ngo aba AS Kigali mwabonye iki kuko nabantabo, ariko se aba APR mwabonye iki mu ikipe yanyu? Niba Rayon Sport yakinye na Polisi, aba rero mwabonye iki mu ikipe yanyu? Sindivuge ngo Polisi se abapolisi se bari barahugira ngo ntiwasanga benshi ari abareyo cyangwa ari APR bari baje kwirebera. Ubwo namwe nubwo wenda Polisi yageze ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'ubutwari, ntabwo ndi buvuge ngo abapolisi mwabonye iki kuko ndabizi ko ikipe yanyu rimwe na rimwe ntabwo muba muyikunda rwose. Abenshi mwikundira Rayon Sport, abandi mugakunda APR. Ubwo rero aba APR n'abariyo mwabonye iki? Ariko kandi n'abandi mwavugaga mutire twebwe ntaho tubogamiye, tuje kureba aya makipe amwe yavuga uko yiyubatse, andi turebe ko nibuze n'imyitozo bayikoraga atari yubatse cyangwa se atari yemerewe gushyiramo abakinnyi bayo bitewe nuko ibyangombwa bitari byakabonetse. Ese abayo bahagaze bate muri iki gihe? Baba bakiri kuri ritime bari bariho? Ubwo ndavuga cyane Rayon Sport itakinishije nyine umukinnyi n'umwe mu bo yaguze kuko bari batarabona ibyangombwa. Ariko se abari bayirimo basanzwe bo baracyari kuri ritime bari bariho? Ubwo ibyo bitekerezo byose mubitikuremo, hanyuma tubirebe. Nanjye ariko birumvikana, nanjye hari ibyanjye mfite ibitekerezo nk'ibihumbi 3. Ubwo namwe nimucinyamo nk'ibindi bitekerezo 1000 bikaba 4000, biragira icyo bibyara. Yes. Ubwo rero abakoze subscribe reka mbashimire, ndetse yewe n'abatarayikora namwe nkomeze kubakangurira kuyikora kugira ngo izo nkuru zose tuganira zibagereho. Nkuko nari mbibabwiye rero, ni imikino 2 ngira ngo tuganireho turebe ese niki cyagaragayemo. Umukino wahuje ikipe ya APR FC na AS Kigali n'umukino wahuje Rayon Sport na Polisi, imikino yo guhatanira igikombe cy'intwari gitegerejwe kuri uyu wa gatandatu, kigahuza amakipe y'umutekano APR
n'ikipe ya polisi. Ariko ntituri bujye kuri uwo mukino tutasesenguye cyangwa se tutaganiriye cyane kuri iyo mikino ibiri yarayibaye. Yadusigiye irihe somo cyangwa se niki abantu ba expectingagamo? Ese ubundi ibyo ba expectingaga babibonye? Yes. Reka duherere ku mukino wahuje ikipe ya APR FC n'ikipe ya AS Kigali. Ni umukino abantu bari twabukereye, ariko ikigamijwe cyane amatsiko menshi abantu bari bafite, nk'uko twari twanabigarutseho, abantu bari bafite amatsiko yo kumenya ngo ese abakinnyi bashya APR FC yaguze bahagaze bati? Ese ubundi umutoza Darikonovic ari bubagirire icyizere? Darikonovic rwose navuga nti yumviye ubuyobozi bwe. Byanze bikunze ubuyobozi bwashakaga cyangwa se buri wese yifuzaga ko waba abakinnyi babiri, Denis Omedi ndetse we na Hakim Kiwanuka, bagaragara mu kibuga. Cyane ko kimwe mu by'abantu bagiye bakomeza kuvuga, baravugaga bati usanga rimwe na rimwe abanyamahanga badahabwa umwanya, cyangwa se abakinnyi bashya badahabwa umwanya ngo rubanda rubabone. Ku rutonde rero ikipe ya APR Football Club yari yabanjemo, n'ubundi yababanjemo nkuko nari mbikomojeho muri uwo mukino watangiye saa 9. Ikipe ya APR ibanzamo Pavel Nzira, defense yayo ni isanzwe, niyo mugabo Claude ndetse yewe na Nige na Clement na Swane. Ubwo uruhande rumwe rundi runyuraho Nzotanga uwo wasimbuye Gilbert Byiringiro. Hanyuma ubwo ni mediane ya Dauda na Ruboneka, uruhande rumwe rukanyuraho Hakim Kiwanuka, urundi runyuraho Gilbert. Inyuma ya Ruboneka na Dauda hakina, cyangwa se imbere ya Ruboneka na Dauda hakina Lamine Ba, wakinaga inyuma yande ya Denis Omedi. Ubwo urumva ko ikipe abakinnyi babiri, uwaburaga ni Watara. Ibi nari nabibabwiye ko Watara atari bukine, hari byinshi bitari byakanoze. Ubwo babiri rero nibo bagaragaye muri uriya mukino. AS Kigali abayo ni babandi, nta mushya ifite. Ubwo ni ba Emmanuel Wokwi, ni ba Chabarara, ni ba Ntirushwa Aime, ni ba Franklin, ni ba bakinnyi mbese basanzwe, nta mushya yo yari ifite. Ni umukino rero abenshi navuga ngo watangiye udashyushye cyane rwose, ndetse yewe nk'igice cya mbere kiza kurangira ari ubusa ku busa, yaba AS Kigali itagerayo, APR nayo igerayo gake cyane. Ukabona uyu Denis Omedi ndetse na Hakim Kiwanuka bataribona nyine mu ikipe. Hanyuma igice cya kabiri baraza barakina, ndetse Gilbert arashitura bamukoreraho penalty. Hanyuma ayiha Denis Omedi, ni nkaho kumubwira ati karibu niba utsinda igitego turebe ko waba unufunguye n'ibindi byinshi bizaza. Hanyuma Denis aragitsinda. APR izagugenda ikora impinduka, izanamo ba Kanyarwanda, bakuramo ba Kanyabugande. Ba Kanyarwanda baraza rwose baranakina, barimo Muzungu, barimo Arsene. Ubwo basangamo Baruboneka, basangamo n'uwo Gilbert na Ramazani nawe azamo. Ubwo birumvikana ko Denis Omedi yavuyemo, ndetse yewe na Hakim Kiwanuka avamo, yewe na Lamine Ba avamo. Ubwo urumva ko haje Arsene, hakaza Muzungu, hakaza ubwo na Ramazani, Nibizi Ramazani. Ni nabwo rero batangiye gukina ba Kanyarwanda. Uwitwa Nibizi Ramazani aza gutsinda igitego cya kabiri. AS Kigali irarangira nyine, ariko muri AS Kigali nibagiwe na Haruna Niyonzima nk'uko byaharamwe gukina iminota 70 ingahe. Abantu bavuga bati se ni gute umuntu akina iminota 70 ingahe, 70, 80, 90. Bati ubwo no gutegeka Shabani. Ikintu rero nagira ngo tuganireho, mu by'ukuri hari ibintu bibiri cyane ku ikipe ya APR Football Club abantu basesenguye. Twe abagiye ku kibuga bose babibonye ko uyu Denis Omedi na Hakim Kiwanuka nta kintu cyabagaragaje kidasanzwe. Tukavuga tuti rero icya mbere nuko hakiri kare, birumvikana ntabwo ku munsi wa mbere abakinnyi wahita ubajija ubatega imikino iba ikurikiyeho. Ariko abandi bakavuga bati se nta nagakorwa kihariye nibuze kamwe umukinnyi ufite impano, icyo bita geste technique ikomeye ishobora kuba yahabura adversaire? Abandi bati
ni ugutegereza wenda ku mikino ikurikiraho. Ariko ikintu gikomeye ngira ngo tuganireho abantu basesengura cyangwa se bavuga ariko utamenya niba ari cyo kibaye ari cyo cyaba ari agahomamunwa, APR yazagerekana bafatira icyemezo gikomeye. Ni ikivuga kuri ngo bene Kanyarwanda, aba ba Kanyarwanda ngo hari ukuntu nubwo biba bidafite ibimenyetso, nubwo utamenya ibyabyo, ngo bashobora kuba bagirayo aba banyamahanga. Ugasanga rimwe na rimwe ngo ubwabo barikorera akantu k'agatsinda kabo ntibashaka gukora nk'itimu. Ndanabyibuka ko umuyobozi mukuru umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu ubwo yajyaga kubaha impanuro mu bihe byashize yaravuga ati mwebwe ntabwo mugomba gukina nk'umuntu ku giti cye, mugomba gukina nk'ikipe. Hari ibivugwa rero ko abanyarwanda cyangwa se bakina muri APR, abanyarwanda bakina muri APR usanga bashaka kwikorera ku gatsiko kabo, badashaka kugira gukinana n'abanyamahanga. Byaba ari ibibazo bikomeye cyane biramutse APR bikoreye ubugororangingo, ubushakashatsi, kuko ndatekereza ko ntabwo izakomeza kuvuga ngo turagura abanyamahanga, turabagura hanyuma twabahageza abanyarwanda dufitemo bakabima imipira cyangwa se bakanga gukinana nabo. Ubwo ndavuga ni intangamarara umuntu aba avuga ati reka tuyihe abo bakinnyi b'abanyarwanda babakina muri ayo makipe. Nyaboneka. Ntekereza ko ntabwo abantu bazakomeza kuvuga ngo abakinnyi wenda ikipe yazanye n'abaswa cyangwa se n'abanyamahanga babaswa, kandi wenda tubona aho bavuye bakinaga. Niba Hakim Kiwanuka yakinaga kugeza aho ikipe y'igihugu ya Uganda imwitabaza kandi tukamubona, Denis Ometi akitabazwa kandi tukamubona, bagera mu ikipe yabaguze kubera ko wenda harimo abanyarwanda benshi, harimo n'ibyo tegeko rya Kanyarwanda, abakinnyi b'abanyarwanda bagakina bashaka kwimana imipira cyangwa se no guhimana, reka mbyite guhimana. Aho wagahaye umupira runaka, wenda tuvuge n'urugero, wagomba kuwuha Raminiba cyangwa se wagomba kuwuha Hakim Kiwanuka ukawuha umunyarwanda wawe. Ibyo ntekereza ko APR iramutse bikoreye iperereza ikabibasangamo, sinzi niba abakinnyi b'abanyarwanda basanze iryo perereza ryakozwe bagasanga muri imana cyangwa se nimushaka gukinana n'abandi, sinzi niba byaborohera. APR se ko iba bishoboye byose, ejo bundi mushobora kujya mukumva itegeko rirahindutse, bakavuga bati muri shampiyona n'ubundi ikipe irigenga, nimureke tujye dukinisha abanyamahanga 10, mukisanga nta munyarwanda uri kuboneka no mu kibuga ubanzamo. Ibyo rero abanyarwanda, bakinnyi b'abanyarwanda, niba ari byo koko ibivugwa mu bantu, kuko amakuru burya muri iyi mipira yacu abakinnyi bararogana, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ndabyibuka witwa Ramazani Niyibizi muri AS Kigali yigeze kujya avuga ati rwose iyo ngeze mu kibuga numva ibintu bitangiye gukocoka, akarira cyane, ndetse hari igihe muri AS Kigali yari ari hafi no gusoza umupira awusoreshejwe n'iki ngo n'abamuroga. Ariko muri iki gihe urabona ko yatuje, niba nawe yaramenye arabwenge akaba biringaniza, cyangwa se ubwo simvuga Ramazani ariko n'abandi bakinnyi muri rusange. Ibyo rero biramutse bivugwa ari byo koko, ntekereza ko abakinnyi b'abanyarwanda bakina muri APR mwakwisubiraho mugakinana n'abagenzi banyu b'abanyamahanga mushakira umusaruro hamwe. Ese kuki niba munabikoresha kuki iyo mugiye gukina na adversaire bo hanze n'ubundi bigaragara ko babarusha, bo kuki baruga niba ari byo koko ngo munabatsinde? Ndavuga izo za piramide n'izindi, mukaba mwabikorera bagenzi banyu. Nkavuga nti nizere ko aba ari ibivuga mu bafana atari ukuri, ari uko wenda abo banyamahanga baba bataribona, batarafatisha, atari ikibazo cy'uko baba bagirwayo na bagenzi babo b'abanyarwanda. Naho ubundi Denis Omedi, Hakim Kiwanuka ku munsi w'ejo ntacyo abantu babonye. Ubwo reka tuvuge tuti haracyari kare, wenda kuri polisi bazatwiyereka, cyangwa se batwiyereke kuri Kiyovu, cyangwa se batwiyereke no ku wundi mukino. Ariko bitabaye ibyo, abantu twakwibaza, ese ni ikibazo cy'umutoza? Ese ni ikibazo cy'aba bakinnyi b'abanyarwanda bashobora kuba bagirayo abo bakinnyi b'abanyamahanga? Ibyo byose bikibazwa, ariko ntekereza ko igihe bizabonerwa igisubizo, cyangwa se bizajya hagaragara niba koko hari ibikorerwa wenda aba bakinnyi b'abanyamahanga kugira ngo batigaragaza cyangwa se bahimwa n'abanyarwanda. Ibyo bizigaragaza, ariko ntekereza ko iyi kipe yaguze umukinnyi ibimukeneye kandi ikamukenera ko agomba gukinana na mugenzi we. Ubu i Burayi
abanya Espagne iyo bari muri Real Madrid ntibakirana n'abanyaportugal, ntibakirana n'abanyabrazil, barimana ngo ndaha umunya Espagne mugenzi wanjye, ndaha umuki mugenzi wanjye, kuko cyangwa se mugashaka kwerekana ngo nimwe mushoboye mu rwego rwo guhimana mwereka ubuyobozi bwanyu ko abo babazaniye badashoboye. Ibyo abakinnyi b'abanyarwanda rwose mu nyumva bo muri APR muramenye, murakinisha imbaraga kandi mukirana na bagenzi banyu, mutagiye mu byo guhimana, naho ubundi nimubijyamo muzisanga n'ubundi ari mwebwe mwahombye mu myaka iri imbere. APR ishyireho itegeko ry'abanyamahanga cyangwa se isabe abanyamahanga baba 10, usanga nta handi na twa dufaranga mwabonaga muri APR murajya mu yandi makipe yandi akennye nyina amezi 3 adahemba. APR yikinishiriza abo banyamahanga bakine, n'ubundi ibyo mwahomba, ibyo mwashakaga byose mu bihebe. Ngibyo rero ibyo ku mukino wa APR FC n'ikipe ya AS Kigali. Navuga ko ku munsi w'ejo ntacyo twabonye kuri Denis Omedi, ntacyo twabonye kuri Hakim Kiwanuka. Impamvu zaba nyinshi, impamvu nizo ngizo. Iya mbere mubwiye nuko ntibaramenyera, nibwo bakiza, umuntu ashobora kutabarimiraho itaka. Iya kabiri nanone bivugwa yuko abakinnyi b'abanyarwanda bagira gutya bakiremamo agatsiko kabo, bagashaka n'ibyabo no gushaka guhimana no kwiyerekana neza kuko barusha abo bandi. Ibyo byose rero izo mpamvu APR buriya nizica rikabahuza, ariko ubwo niyo umutoza nayo sinyibagiwe, umutoza nawe kumanajinga ikipe ye nabyo ubona rimwe na rimwe biba bigoranye. Ariko ibyo byose reka tubihe igihe turebe na Watara we nazamo bizagenda bite. Watara n'umwataka, ese ubundi APR nigira gutya kigakinisha abanyamahanga imbere gusa nkuko ngewe nabivuze, niba ari Denis Omedi na Hakim Kiwanuka impande, Watara yataka inyuma, Lamine Ba, Dauda nawe inyuma aho ngaho, hanyuma abakinnyi b'abanyarwanda mugahera aho ngaho inyuma. Ariko nanone hari igihe bajya bawukinira inyuma se ntibawujyana imbere. Ibyo byose ni ikibazo cy'igihe bizatwirika, kuko APR imaze kugwiza abanyamahanga bakina imbere basatira. Tuzareba niba kuko naro baravuga ati se n'ubundi abakinnyi baraza, ariko n'ubundi bikirekera Gilbert niwe uzakomeza kugira ijambo mu ikipe ya APR. Ibyo byose nibyo kwibaza, nibyo kureba no gutega igihe tukareba uko bizagenda. Ese Gilbert niwe uzakomeza agaragare muri kuri front line, uri imbere muri APR cyane cyane mu basatira, nyamara kandi bitego atabibona, ariko bati niwe ubirigita, niwe ufite sharpness, niwe wihuta, niwe ushyira press, niwe ukora pressing, niwe ugira gutera uboneka, niwe ukora pressing. Ibyo byose bizatwereka uko mu minsi iri imbere bizaba bimeze. Undi mukino rero wahuje ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Polisi, nawo n'umukino ngewe cyari gitegerejwe no kureba abakinnyi b'aya makipe yombi uko bagiye, niba ariko bagarutse mu bijyanye na fitness, mu bijyanye n'ubushobozi, kuko aya makipe yombi uretse Polisi yaguze rage, Rayon Sport abo yakwita kwizagura cyangwa se iteganya kugura ntirabagura nyine, ntirabasinyisha ngo bashakire ibyangombwa babe bakina. Ari nayo mpamvu mu izamu rya Rayon Sport hari uwitwa Kadim Diaye, hakaza Bugingo Hakim, hakaza Youssou Diagne ndetse na Omar Nying, hakaza Serumogo Ali, hakaza uwitwa Kanamugire Roger akinana na Sef. Imbere yabo hari Rukundo Abdurrahman, hanyuma uruhande rumwe rwa Adama Bagayoko, ndetse yewe urundi narwo runyiraho Iraguha Haji, hataka uwitwa Folinganye. Polisi nayo bayo ibafite barimo uwitwa Niyongira Pasi, hakaza kandi abakinnyi nk'aba Isa Yakubu, abakinnyi nk'aba Zidane, Ashraf Mandela, hakaza Christian, hakaza Ali Musanga, hakaza Abedi, hakaza abakinnyi barimo nka Ani Elija yataka. Uruhande rumwe runyuraho Byiringiro Rage baguze, ubwo birumvikana ko bakinaga nabo bavuga bati uko byagenda kose turashaka gutsinda Rayon Sport. Ubu mukino navuga ikipe ya Rayon Sport muri bya bindi byayo nyine igerageza gusatira Polisi, ubona mu gice cya mbere itagaragara cyane, ndetse yewe vuba na bwangu uwitwa Iraguha Haji aza kubacinyamo igitego, ariko bavuga bati ni ikosa ry'umuzamu ndetse yewe n'umudefanseri. Ubwo ni ukuvuga ngo ni Christian ndetse n'uwitwa Niyongira Pasi. Hanyuma barakina ariko ritime ya Rayon Sport n'ubundi kagenda igabanyuka, abona bitameze nko yakinaga. Hanyuma igice cya mbere kirangira ari igitego 1-0. Mu gice cya kabiri Polisi iriyandayanda cyane ko Byiringiro Rage warafite ishyaka rikomeye cyane, hari ashaka kwereka bariyo ati mwarampinyiye sinaza mu ikipe yanyu, reka nanjye nigaragaza ishyaka ari ryinshi cyane. Ubwo rero
byaje kuba ngombwa ko haza kuboneka koroneri, barayitera, uwitwa Musanga atsinda igitego cyo kwishyura. Polisi irataka izengereza Rayon Sport kugeraho uwitwa Kadim Dia yaje no gukora ikosa arikorera Byiringiro Rage, hanyuma mukabukira ikarita y'umutuku, bakina ari 10. Rayon Sport izanamo Ndikuriyo Pasia, hanyuma baza gukinya minota, Rayon Sport ari 10, polisi ari 11. Polisi irataka ariko nayo kubyaza umusaruro amahirwe kugira ngo yatsinda igitego birananirana, bajya muri penalty. Uwitwa Niyongira Pasi akosora amakosa yari yakoze, arazihanura, reka sinakubwira ba Omar Nyingire ba Dianyara pangurura. Hanyuma ubwo ikipe ya polisi igera ku mukino wa nyuma itsinze nyine kuri penalty, bari banganyije igitego 1-1. Aha ngaha rero, aha naho harimo amasomo muri uyu mukino. Ni Rayon Sport nayo abantu bari kwibaza bati ese icyambere abakinnyi twari dusanganywe ko tubona uko iminsi igenda yicuma ritime igenda igabanyuka, ko tubona ritime igenda igabanyuka uko bakinaga ko atari ko bagikina. Icyambere mu busesenguzi bamwe bari gukora, ubwo nanjye ndimo, baravuga bati aho igenda rya Ayabonga Rebitsa nubwo hakiri kare ko hari ku mukino wa Mukura, kuva yagenda amaze gukina imikino 2, kuva ku mukino wa Mukura n'uyu wa polisi bakinnye, biragaragara ko ritime iri hasi y'imikinire ya Rayon Sport ugereranyije niyo yari ifite mbere. Bataho Ayabonga Rebitsa muri fizike ye, uburyo cyateguraga abakinnyi, uburyo kibari athletic, urumva ubwo wenda nk'umuntu ukigerageza ni Aziz Basane, ariko ubwo nawe nyine uburyo ki yari sharp, uburyo ki yagiraga aggressivity ntago aribwo bugihari. Bataho Corneille nta kemango, bataya Ayabonga Rebitsa ni yari yarubatse uburyo cy'abakinnyi bategura biri hejuru y'ibya Corneille. Ubwo n'ubusesenguzi bumwe, kuko haba uko bagendaga ku mukino bakinyemo na Mukura Victory Sport ubushize, nuko bagendaga kuri polisi, birasa naho bigaragara ko Rayon Sport urwego rwayo ritime yayo yagenderagaho yagabanyutse. Ubwo n'ubusesenguzi bumwe. Abandi bati birashoboka ko iyo Muhire Keve adahari, Robertinho badafite uburyo bwo yakwisobanura, yakwivana mu kibazo. Buri hari igihe abakinnyi babiri bagira ikipe. Ndayishimiye Richard urumva ntiyakinye mu gice cya mbere, ntiyararimo, hakaza uwo Muhire Keve wari waravunitse. Bati iyo Muhire Keve atarimo ngo akinishe Forenganye, imipira ijya ku mpande igizenguruka igere kuri Forenganye, bati ibyo nabyo bituma umusaruro utaboneka. Bati kuri Mukura mwarabibonye yakinye yavunitse mu gice cya kabiri, baza kumushyiramo nibuze igitego kimwe kiraboneka. Bati ubu noneho nta wari uhari, ariko igitego cyanabuze, cyangwa se uburyo bwo kwivana mu bibazo bwananiranye. Ariko nanone wareba Adama Bakayoko nawe uko yakinaga mbere ntabwo ariko gikina, ngewe ariho ngaruka nyine kuri cya kibazo cya Ayabonga Rebitsa. Ubwo n'ubusesenguzi namwe murajya mushyiraho ubwanyu. Indi mpamvu abantu bagarukaho ni ukuba umutoza wungirije nawe nta wari uhari, bati nyamara Robertinho nawe akaboko ke karakemangwa, batuye umwungiriza umenya ari we umugizi. Ibyo nabyo ni iby'abandi, ndagenda mbivugaho namwe muragenda mushyiramo ibyanyu. Abandi bati Rayon Sport yari isanzwe itegera abakinnyi bayo prime ku mukino runaka, ndetse iri hejuru, batuye umunsi ntacyo yari yabategeye. Abandi bati recruitment Rayon Sport itarishyura ibice bigisigaye, ibyo nabyo byose bishobora kuba byateza ikibazo bigatuma Rayon Sport abakinnyi bakina badafite morale. Bati abandi bati kuba bamwe bahembwa, bati abandi bakaba batarahembwa ukwezi kwa 12. Amakuru mfite nuko ngo kwari kwabagezeho bamwe, ariko ubwo urumva nabyo umuntu bamwe bakabyibazaho. Ariko ngiye nkavuga ni ibyo byose impamvu ikabije, kuko n'ubundi Rayon Sport itsinda ya makipe muri cya gihe hari barimo amezi 2-3 igakina ifite morali, ariko bakavuga bati byaterwaga na prime bari babategeye. Gusa twagize ibyago kuri iyi Rayon Sport, iyaba nibuze byari gushobokaga ko babakinnyi yavuze bababonera umwanya wo gukina, wenda bakaba bakinnye nabo tukabareba, ariko nyine ntibyashobokaga kuko batabashakiye ibyangombwa hakiri kare. Ubu yaba Rayon Sport wenda yari ifite nk'undi mukino wa gicuti nishaka ubushake vuba na bwangu, bari abakinnyi bashyiremo barebe ko wenda hari ritime hari icyahinduka cyangwa se hari icyo bakongeramo, yaba uriya Munyakongo Brazzaville yewe n'uriya mwataka. Ariko bigaragara ko mu by'ukuri abahari ritime nayo iri kugabanyuka, sinzi impamvu ubwo, cyangwa se birashoboka ko
ubuyobozi bwa Rayon Sport butitaye kuri iyi mikino buvuga buti twebwe icyo twitayeho ntabwo twabikavaringa byose, reka twitegure shampiyona ariyo tuzareba uko tuzitwara, cyane cyane ko muri ibi bikombe burya ntibazakubeshye ikipe iyo ariyo yose yasezerera iyindi. Ibi bikombe byo gukuranamo ntabwo wakwirirwa urenganya umuntu ngo ikipe ni yasezereye iyi ni yasezereye, ikipe iyo ariyo yose yagusezerera. Si ukuza se nyine mugakina bikaba kimwe kuri kimwe cyangwa se bikaba ubusa ku busa nk'uko byabaye kimwe kuri kimwe, mugatera penaliti umunyamahirwe akazitsinda unyiri byabo akazitsindwa. Ibyo byo ni ibisanzwe gusa, ariko nyine ya atletisme ya Rayon Sport kwa kwihuta kw'abakinnyi ba Rayon Sport nge nicyo nitsitsaho. Yaba preparateur physique akaboko ka Corneille ntikaragaragara ngo atwereke ibyo ntandukaniyeho na Yabonga Rebitsa ni ibihe. Abakinnyi banjye barakina iminota 90 bihuta, ntibananirwa vuba. Gusa nanone wavuga uti ntibaheruka gukina, wenda hari nacyo ukaba wakizanamo impamvu, ariko ibyo byose ni iby'ubusesenguzi abantu bakora bavuga bati Rayon Sport ko imaze gutsindwa kabiri nabyo byayikukiramo ikaba yatsindwa n'imikino yindi ikurikiyeho. Ariko mbibutsa ko izatangirana na Musanze ku itariki ya 8. Ngibyo rero ubwo igitegereje ni ukureba bariya abakinnyi ba Rayon Sport bazajyamo ryari, ese hari umukino wa gicuti babashakira ku buryo nabo bazakina tukabareba, ese ibibazo bya Rayon Sport byo kutabona umusaruro birakomereza no muri shampiyona, cyangwa Rayon Sport hari uburyo bwihariye izateguramo shampiyona butandukanye n'ubw'ubu ngubu. Kuko nanone biramutse bikomeye ikipe ya APR igafatiraho muri iyo mikino ya shampiyona, aho niho nanone igitutu cyakongera kikazamuka bavuga bati Rayon Sport n'iki gikombe ishobora kuba yakibura. Ariko imitegurire ya shampiyona nanone ikatandukana n'iyi mitegurire y'aya marushanwa, kuko shampiyona ubukina n'ikipe, iyindi nayo ikina n'iyindi, iyindi nayo ikazakina n'iyindi, gutyo mu gihe kuri ibi byaga igikombe no kuvuga ngo ndakina nkigereho cyangwa se si nkigereho, ugasanga rimwe na rimwe urasezerewe za Carabao Cup, za FA Cup, ubusanga ikipe ntoya ishobora no gusezerera nini bitandukanye wenda na shampiyona. Reka dutegereze rero turebe uko bizamera, turebe uyu Muhire Keve utakinye muri shampiyona niba azagaruka afite ritime wenda yafasha Rayon Sport gusohoka muri bibazo irimo by'imikinire tubona idafututse cyangwa se atari yindi yahoranye. Reka turebe niba Anzuono Elia hari icyo azahindura, niba bamuguze. Reka turebe niba undi mwataka wa Abdoulaye Jalo hari icyo azahindura. Ariko reka tunarebe, ngewe narebe nicyo nyitsitsaho, ndebe akaboko ka Corneille uko kameze mu bijyanye no gutegura abakinnyi mu buryo bwa physique ba Rayon Sport, kuko biragaragara ko ritime bari bafite itakiri ya yindi. Sinzi niba ari icyo kibazo cy'iyo myitozo wenda ya physique cyangwa ari icyo kibazo kiri mental, wenda prime zinkeya, ariko ubwo namwe muraza kubisesengura mu bitekerezo byanyu. Murakoze rero, mukomeze mubane nanjye kuri Ronda Sport Channel, ibitekerezo mu bisunike, ubusesenguzi mu busunike, ibyo byose turebe ese iyi shampiyona yacu ubundi igiye kugaruka n'iki gikombe cy'ubutwari bigiye gukomeza nyine biba turaryoherwa, cyangwa n'ubundi ni bya yindi ni baravuga ngo ingoma ni ya yindi abavuza mirisho nibo bahindutse, cyangwa imirisho ni ya yindi ingoma ni ya yindi abavuza mirisho nibo bahindutse. Iyo shampiyona ni ya yindi wenda abakinnyi n'ubwo bavuga ngo babongeyemo, ariko n'ubundi urwego ni rwa rundi nta kiziyongeraho. Murakoze cyane rero, mukomeze mukore subscribe, musharing ibitekerezo n'izo nkuru, hanyuma munakore comment ndetse na like kuri Ronda Sport Channel. Murakoze cyane, murakarama.